Technology. Yes. Tugiye turahaye ikaze muri Empire Studios cyangwa se muri DJ Weight Galaxy 5 Company Limited. Iyi ngiyi ni website cyangwa se company igiye kujya ibigisha ikoranabuhanga kuva hasi kugera hejuru. Uyu munsi twatangiranye n'igitabo cyanditswe n'uwitwa DJ Weight. Icyo gitabo kikaba cyariswe amabanga ya Android benshi batazi. Uyu munsi tukaba tugiye kureba part 2 y'icyo gitabo cyanditswe ndetse kinanonosorwa n'uwitwa Niyonkuru Joel ariwe DJ Weight. Mbere yo gutangira igitabo cyiwe hariho indamukanyo igira iti: muraho neza basomyi b'igitabo cyacu cy'ubumenyi bwa Android. Nishimiye kubagezaho igice cya kabiri cy'igitabo amabanga ya Android benshi batazi. Igitabo gikomeza kubafasha kumenya ibintu byinshi bihishe muri telefone yanyu. Muri part 1 twize byinshi: USSD codes, Android secrets, developer options n'ibindi byinshi byabafashije gusobanukirwa n'imikorere ya Android system. Ubu rero muri part 2 turajya mu bindi bice bikomeye byihariye bya Android, harimo Android hidden menus, menu zihishe zigufasha kugenzura hardware na software, testing code zibanga kwinjira muri testing mode ikoresheje urwego 4 n'izindi codes, system uitana secret, uburyo bwo guhindura status bar, icon na notification za Android. 4 battery and performance optimization tricks, amabanga yo gutuma phone igenda neza ikaramba igihe kirekire. 5 secret settings za kamera, network na display. 6 amasomo y'inyongera ni root and customization tips. Ndabizeza ko iyi part 2 izabafasha kurushaho kuba abahanga muri Android, mukamenya ibyo abandi bataramenya kandi mukabikoresha mu nyungu zanyu no mu gukora application zanyu bwite. Yes. Ubwo noneho ndakeka twatangira. Hari ibintu byinshi Android ibika bijyanye n'imiyoboro ya telefone. Duhereye ku mabanga y'imiyoboro ariyo network secrets. Ubwo cyo ni igice cya mbere muri part 2. Yes, testing mode hidden menu. Kanda ino code urwego 4 urwego akanyenyeri. Hita uhamagara menu yitwa testing menu igufasha kureba network information, signal strength and connection type, application usage statistics and Wi-Fi information. Aha ushobora guhindura network preference nk'uko ushaka, facility only. Ubwo ngubwo ni ukuba wafata phone ugahita uyishyira muri 4G, cyane ku bantu mufite telefone ziciriritse nk'abantu mufite za Imagine. Hari ukuntu ugira gutyo uri kuyikoresha iri muri 4G ukabona kwa network zaba nkeya igahita yishyira muri 2G ugasanga bise byanga gukunda. Urakoresha ino code, nurangiza uri bwinjire aho uri bu control facility only. Ubwo uri buhagere murasoma, uri bwo biri bunanirwe ari bumbwire nongere muyobore. Hanyuma uyishyire muri 4G lite,
hanyuma fone yawe igume muri 4G, nta bintu byo kuhubangana ngo ijye muri 4G 2G 3G 4G 3G 2G, oya iraguma muri 4G. Hanyuma dukomereze ku gice cya kabiri muri part 2. Ahangaha tugiye kwiga ku bintu bijyanye na forgery mu buryo twavuga burambuye, ahari ngira ngo wenda gukoresha app nka forgery only cyangwa ukinjira muri testing mode. Ahangaha ku bantu mufite fone zifite na 5G birashoboka, ukoresheje ino app ushobora guforcinga fone igahita ijya muri 5G cyangwa se 4G utagombye kugira then bituma telefone idahindura kuri 3G cyangwa se 2G igihe signal ya 4G iri hasi. Advanced signal check. Ahangaha muri advanced signal check, muri kode akanyenyeri urwego 0212 urwego, ushobora kureba imbaraga nyazo za signal nka 85 dBm. Ahangaha uraba ushobora kureba tese fone yanjye internet iri gukoresha imbaraga zingana iki. Iyo iri munsi y'ijana dBm signal biri hasi. Yes, ubwo ngire ngo mwese muri gusobanukirwa. Dukomeze n'igice cya kabiri muri part 2 y'amabanga ya Android benshi batazi. Mu gice cya kabiri hari Android secrets, files and system tricks. Android ibika ibintu byinshi mu buryo bw'ibanga, dore amwe mu mayeri. Folder y'ibanga, data and system, ibirimo account, password, app data, rooted phones only. Ibi bikora kuri phone barutinze. Nimba utari wabona isomo nakoze ryigisha kuri root, ndumva ubwo ngubwo biri buze gusaba ko unyandikira nkagusobanurira ibijyanye na rooted phone uko bimeze n'ibyo ari byo. Ushobora kureba ibi ukoresheje file manager with root access. System uwitana ukanda status bar igihe kinini, ukande kuri setting izana system uwitana. Aha ushobora guhindura icon zigaragara hejuru, wifi, battery, clock n'ibindi. Developer shortcut tricks. Fata shortcut yitwa developer option kuri desktop kugira ngo utazajya uyishakisha buri gihe. Uko bikorwa: setting, ujye muri system urebe developer option, hitamo add to home screen. Igice cya gatatu, USSD codes z'umutekano. Email check, gucekinga email ya telefone yawe. Email ni phone, ni nka nimero igenga telefone yawe. Mu gihe ushobora kuba wabuze telefone yawe, ushobora kuba wakoresha ino nimero mu kuba wabasha kuba waroketinga telefone yawe ukamenya aho iherereye. Biba byiza yuzi email ya telefone yawe cyangwa se ufite ahantu wayanditse. Kugira ngo urebe email ya telefone yawe, uraza gukanda akanyenyeri urwego 06 urwego, igaragaza indangamuntu ya telefone yawe. Twagiye kuri call forwarding check. Ahangaha ni ukuba wareba biriya bintu bijyanye no kuba wahuza telefone yawe n'iy'undi muntu. Ahangaha akanyenyeri urwego 21 urwego, igaragaza niba fone yawe ijya isubizwa ku yindi nimero. Ubwo icyo gihe uri gucekinga nimba hari umuntu waba warahuje telefone yawe n'iyi. Iki kintu tugitindeho, abantu mujya mubimbaza muri benshi. Rero niyo mpamvu ngira ngo tugitinde kugira mwese musobanukirwe ibijyanye na call forwarding check. Iyo ukanze akanyenyeri urwego 21 urwego, igaragaza nimba telefone yawe ijya isubizwa ku yindi nimero. Iyo bakoze call forwarding kuri telefone yawe, umuntu ashobora kuba yaguhamagara mu gihe utabashije kwitaba telefone, igahita yitabwa na wa wundi wayihuje ni yawe. Cyangwa se wakwitaba umuntu uwo wahuje fone ye ni yawe, nawe akaba yahita yitaba. Yamara kwitaba byo uvugana n'uwo muntu
undi nawe akaba abyumva ku ruhande. Rero ukanda akanyenyeri urwego 21 urwego, uraza guhita ubona niba hari umuntu wahuje fone yawe n'iyi, ndetse uri buze guhita ubona na nimero bakoresheje bahuza telefone yawe n'iyabo, kugira ngo kuko binashobotse ushobora no kujya mu kubarega, kuko ibyo ni ibintu bitemewe, ni ibintu bihungabanya umutekano w'abaturage muri rusange. Tugiye noneho kwiga ku cyo twise data usage reset. Ahangaha ushobora gukanda urwego 7780 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri, cyangwa se ugakora icyo bise factory data reset. Iyi kode ishobora kubikora, gusa hari n'uburyo ushobora gukora udakoresheje kode itangiye umuburo. Iraza kukwereka sigino yuko ibintu ugiye gukora ari ibintu bibi, kuko iraza gusiba ibintu byose ufite kuri telefone yawe, nta na kimwe gisigara kuri telefone. Yes, gusa mbibutse ko nshuti zanjye, izi kode hari igihe usanga we phone ufite ino kode idakoramo. Izi kode ahanini zikunze gukora kuri za Samsung n'izindi, ntabwo ariko telefone zose zikora. Software info. Ahangaha muri software info ukanda urwego 4986 akanyenyeri 2650 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Iyi ngiyi igaragaza version ya Android, email n'andi makuru. Twagiye ku gice cya kane, battery and performance tricks. Battery calibration, kurasa battery kugeza kuri 0. Bivuze ngo 100% utayikoresha reboot bigabanya gusaza. Yes. Background limit, developer options, background process limit and set at most to process. Bituma app zidatwara rame nyinshi. Ubwo ngere mwabyumvisha, uraza kujya muri developer options, ubwo turi mu buryo bwo gushyiramo background limits. Developer option nuwimara kugeramo uhige background process limits, unangiza uhitemo set at most to process. Bituma telefone, uburyo ama-application akoresha imbaraga za telefone bigabanuka. Then tugahita twigira ku cyo twise hidden power saver check. Kuri hidden power saver codes, cyane cyane kuri Samsung akanyenyeri urwego 0228 urwego. Battery status and calibration. Igice cya 5, mobile security. Yes, mobile security hidden. Anti-theft setup, Android device manager. Urajya muri setting, ufungure winjiremo, uhita ujya muri security, uhita ufungura find my device, uyigere on, bikwemerera gukurikirana no gufunga phone iri kure. Iki gihe ushobora kuba wakontrola telefone yawe mu gihe umuntu ayitwaye kure. Icya kabiri, fake lock screen. Ushobora gushyiramo fake lock screen app kugira ngo abajura babure uko bayifungura. Yes, hidden app lock. Android 12 kuzamura 13 na 14 yaraje ifite app pinning, aho ushobora gufatanya app zidashobora kuvamo utabikuyeho pin. Igice cya 6, inyungu zo kumenya amabanga ya Android. Bituma ugenzura neza privacy yawe, ugasigasira performance ya phone, ugaheza abajura cyangwa abashaka kugenzura telefone yawe, ukanaheza ibintu byose ku rwego rwo hejuru nk'umuntu uzi tekinolojiya. Byanditswe na Niyonkuru Joel cyangwa se DJ Wait cyangwa se Joel Tech. Ubaye udukeneye watwandikira kuri email yacu ariyo niyonkuru2@gmail.com, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp ariyo 0757 cyangwa se 0795568418 tukagufasha mu buryo buri private iyo ufite ikindi kibazo. Rero nshuti zanjye, ndabasaba kugira ngo mwige neza kandi mufate, kugira ngo ibyo twiga bizabagirira akamaro ejo hazaza. Murakoze cyane gukurikirana channel yacu ariyo DJ Wait Official Rwanda.